ikinamico. Shuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Murasuzwa na Mukeshimana Jeannette. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Akari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo, wanditswe na Mugiraneza Samuel, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Burya ubuhemu buragwira, ariko n'ikinyoma kigaruka nyiracyo. Ariko nyamara hari abantu b'umutima mwiza bafite urukundo, ndetse no kubabahemukiye ku buryo budasanzwe. Nabicishije amatsiko, nimukurikira umukino. Icyatumye ngo telefona ngo duhurira hakirakomeye cyane. Akareka. Nje nagerageje kugishakira umuti birananira, none nifuje kukikugezaho ngufasha, ariko sinzi ko bishoboka. Oya humura rwose. Ubwo surumva hari ikintu cyatunanira turi babiri, kandi kinatunaniye twagisengera maze Imana ikadufasha. Ngo Imana sifasha abantu gukora ibyaha. None se umamagariye gukora ibyaha ari? Nyine menya ko ari ingaruka z'ibyaha biduhagaritse hano, kandi ndabona utangiye kubyihunga. Ngo icyari uti ibyaha? Oya rwose ari. Narahiye ko ntazongera gukora icyaha cyo gusambana nawe. Ubwo rero niba ari ibyo umpamagariye, reka nigendere kuko sinakongera. Naricujije rwose bihagije. Kandi rero burya uko umugabo aguye, nyamara nushaka ucishe make, kuko cyatumye nkora icyaha ntaho cyagiye, kandi n'ingaruka zacyo kugeza ubu nizo ziduhagaritse hano muri iri joro. Oya ari. Oya rwose. Wiguma kuvuga uburyo ubwiza bwawe bwankuruye gukora icyaha kibi, cya kindi Imana yanga. Urumva? Kuko ubu nubwo nihannye mba numva afite umutima unshinja. Ubwo rero wigumya kubisubiramo rwose. Ubu sinakongera gusambana, ahubwo ngewe ndanagiye. Iyo nibutse ukuntu acinye umugore wanjye, numva agahenda kanyishe rwose. Umva nkubwire. Kwambwira iki se? Niba ushaka ko ibyo yakoze bitagukoraho, itonde wumve icyo nkubwira, kuko nuramuka ugiye ndavuze induru bagufate, kandi ndavuga ko maze kumfata ku ngufu. Aho ntunyumvira, ahubwo ndavuga ko ari wowe ugiye kumfata ku ngufu. Niba narateshutse rimwe se ibyo bivuze ko ngomba kuryamana nawe ku ngufu? Sigaho ari, udatuma nongera guhemuka. Nakubwiye ko nanjye atari cyo cyanzanye, ahubwo nagira nkubwire ingaruka z'ibyo twakoze nge nawe. None dore utangiye kubyigurutsa. Mva kandi. Oya rwose ari. Oya. Utabushaka kumbwira ko twituka, ushaka kumbekera ko ari nge waguteye inda. Kandi twarakoresheje agakingirizo. Urumva? Umva mbese ngo arabyigurutse. Byigurutse iki? Ubwo ko ari nde wundi wanteye inda. Ko kuva navuka ari wo mugabo wenyine twaryamana. Aho ntunyumvira? Urumva se narayiteye? Oya. Ngewe ndabizi ko ntanda naguteye wigumya no kubivuga hatagira n'uva byumva. Urumva? Ubwo surumva yataba ari amahano ku muntu nkanjye. Ibaze nawe abana banjye bamenye ko nabyaranye n'umwana bangana. Ubwo surumva atari amahano. Byongeye kandi byibuke neza ari, ntiwibuka ko twakoresheje agakingirizo? None se bagiye ko twasanze kararengeje igihe. Nkuko n'utware twasigaye twatujugunye muri wese, kandi narakubwiye ngo karacitse, urambwira ngo nta kibazo. Ariko vuga gake wa mukobwa hatagira umva ayo mahano akankekera ubusa. Urumva uko mushaka kunshyira mu mazi abira? Ariko papa fiye, ngo urashaka kuntererana kandi ari wowe wabikoze. Ariko kucyaba papa muri abago, none turahakana ko tutaryamanye. Ihangane birashari. Ibyabaye byarabaye. Ahasigaye reka turebe icyo twakora. Kuryamana twararyamanye rwose simbihakana. Ubwo wemera ko twaryamanye, imera n'ingaruka zabyo. Niba udashaka kunyumva kandi ndigendeye, maze nzarebe ko utazahangayika kurushaho. Oya ari. Wigenda rwose. Mbabarira wigenda shari, mbabarira rwose. Semera ibyo wakoze se ndagaruka njya hehe. Ubwo rero uzi ko ndinjije. Buriya se wowe umuntu ateye umukobwa wawe ndabyagushimisha. Ngaho reka basi uze turebe uko tubigenza. Hari kutagombye kujya kunsureza mu buyobozi ngo nateye inda umwana ugana n'abanje. Wari se nyine ko ngana n'abawe wabikoreye iki? Ngewe rwose birambabaje. Waransambanyije ukantera inda, ukaba untesheje amahirwe yo kubana na Kamanzi twarakundanye kuba tukiri muri segonderi, none ukaba umbereye ikigeragezo, ukaba untanyije nawe. Ngomba kukwereka ubuyobozi niba utemera kuzatwara umwana wawe. Ariko ari ubwo koko ntumbeshya. Ubwo ndundi si yakamanzi none ukaba ushaka kunshyira mu byago. Ngewe nakubwiye ko nta wundi mugabo ku isi twigeze turyamana uretse wowe. Kamanzi n'ubwo yanjye ntigeze anatekereza kubimbwira mu myaka yose tumaranye. Ubwo rero wikwikuraho ibibazo ngo bishyire kuri Kamanzi kandi arengana. Nyamara ushatse wareba undi yigerekaho. Ukashaka nk'umusoro ukamutekaho umutwe.
ukamwumvisha kariye kandi ukamubwira ko agomba kukurongora. kandi urakina mu bikomeye papa fiye. ubwo se kureba amezi amaze kuba birunteye inda ubwo urumva ubona yegeka aho byafata. ubwo se abonye imbyariye amezi adashyitse ntiyanteka amababa. Oya re, ibyo ntabwo bishoboka rwose. Ahubwo reka dushake uko twabigenza kundi cyangwa tuyikuremo ukomeze ukunene na Kamanzi wawe. ari n'inkuramo inda. ibyo byibagirwe kuko nubwo nkunda Kamanzi cyane sinshobora gukora ikosa ryo gukuramo inda ngo no kugira ngo dukunde tubane. ubwo mwigicanye kandi nanjye menye ko nshobora kuhaburira ubuzima ngomba kubyirengera rero. Ariko ari kuki ushaka ko nse babigeza ahangaho koko ukaba ushaka kunyendarika kandi uzi ko nabihanirwa biramutse bigeze mu buyobozi. none se ubwo urumva njyewe ntagiye kwandagara ku bwawe. ubwo nyine ugomba kwemera ingaruka z'ibyo twakoze zikatugeraho twese kuko nanjye sinari nanze kubana na Kamanzi kandi twari twarafashe icyemezo. sha Kamanzi we igendera urukundo rwacu rubaye imfabusa. cyokora Imana izaguha umugore wifuza. Umva nkubwire rero ikigaragara ni uko ukunda Kamanzi kandi ukaba utifuza ko mwatandukana. none rero reka dushake uburyo mwabana kandi n'uwo mwana avuke nanjye nguma n'icyubahiro cyanjye. ubwo ibyo uvuga urumva bishoboka papa fiye? ubwo urumva ko Kamanzi yakwemera ko tubana ntwite inda itariye koko? none se ngiye ko mfite umugore nkaba mfite abana mu ngana urumva koko nakumarira icyo ari? hanyuma se ko wari uzi ko ufite umugore wajyagayo? umva kandi wese wemereye iki? urebe ko ntari mu rungano rwawe. erega utantera inda ubu nta kibazo tuba dufitanye. none se basi waguha amafaranga watuza ari? none amafaranga wenda nashaka niyo nigera nkava mu menyo y'abasetsi. iyo ni inama ahubwo nabigufashamo pe ukagenda rwose wenda nanjye nabona amahoro. naho najye Bugande ariko simbyare nta mugabo ngera sha. reka Ibugande ni hafi cyane kandi rero buriya ni nko mu rugo. abantu baho baranzi cyane bazabibwira umugore wanjye. hasi noneho uzanjyane Burayi. naba nibye ahubwo gusa nuko nabyo bihenze. mbega ibintu papa dukoreye. mbese ko ndeba wiruka wivugisha byagenze bite fiye? ntabwo nabona aho mbihera mama. cyakora amenye ko bimbabaje kandi binteye isoni. ihangane ubwire fiye ndumva binteye ubwoba nanjye. ubu se ndahera he mama? aho kuguza ibintu papa yakoze mama. ngo papa mwana yanjye we yagize ateze. ariko kuki buriya utabona ko papa yahindutse mama? buriya ko kubona papa ameze nk'uko yari asanzwe wabona dufuhira ntiwamenya ko ari we wakora biriya. ariko ubundi ibyo ngibyo uvuga wabikuye he wa mukobwa we ko numva utambwira? reka noneho nkwihoreye niba utangiye kumbaza aho nabikuye. reka nkwihoreye uzabyumva n'abandi mama. bwira cyangwa ubireke rwose. ubonye aho wahereye? kandi abana twigana bajya babivuga nkagira ngo ni ugusebanya. none nabimenye imvaho. ubu uzi ko nagukubita urushyi nta soni wakomeza kumwoza hirya no hino nk'aho ndi igikinisho cyawe. ngaho mbwira vuba se cyangwa ubireke. ko ndeba surakaye ntarabikubwira. nimbikubwira haracura iki? cyakora warakara wagira ngo tumenye ko papa ari umusambanyi. nta soni wacyo ntazi we. ubwo urumva ibintu uvuga kuri so? heka gakobwa ngaho tangira umurengere mama. ngaho murengere kandi yarateye ari ninda. ibyo uvuga wabikuye he koko fiye? ese nari nawe uhivuga kukomeza nari nawe kwa Secyava kandi rero niwe wabimbwiye. koko mana ubwo se koko urashaka kumbwira ko se yatinyuka gasambanya umwana ungana nawe koko? cyakubwira ukuntu yabimbwiye arira mama. ese ubundi ngo yayimuteye? ntabwo nahamubajije ariko menya ko yayimuteye. ese ubundi ko kariya gakobwa nako kasaze kajyaga kumwishinzaho ko yabewe ko atangana nako? none se papa we kukiyemeye kandi azi ko ari umupapa? ese ubundi kaba kambeshyerera umugabo kakaba gashaka kumwegeka ruswe ngo kwibonera amaramuko? ntabwo amubeshyera mama yarayimuteye rwose. uzi ko ari ne yari yarasabwe? ndabizi nyine yari yarasabwe na Kamanzi. papa rero ngo yamwemereye amafaranga ngo amutorokeshe none amafaranga yari yaramwemereye yarayamwimye. fiye karame ibyo uvuga bishobora kuba bifite ishingiro. hari ikintu nibutse. wari ukimuhakanira se? yamuteye inda rwose ari ne ntamubeshyera. ariko rero nawe ntukajye wemeza ibintu utahagazeho kandi umenye sinzi uvugira n'ubu bihingukiriza. abantu bakwita ikigoryi kubera ko usebya so. hakuba urumva nabona imbaraga zibivuga koko mama. burgerega icyaha cy'umubyeyi kigira ingaruka no ku bana. ni nk'uko icyaha cy'abana kigahisha ababyeyi. none se fiye iso naza mbimubaze? kutamubwira ko ari njye yabikubwiye. ese nambaza aho nabikuye ndamubwira ko nabikuye? asiki nushaka uvuge ko ari njye wabikubwiye rwose nanjye nabimbaza ndavuga ko ari Aline wabimbwiye. iso buriya tugishakana yari umugabo ugwa neza cyane uzi guhirimbanira urugo rwe
agakunda abana be cyane. Ariko uko iminsi igenda ishira ariko nanjye ngenda nsaza nza kugenda ndohoka ku nshingano zanjye. Ubwo se inshingano ushaka kuvuga waretse zatuma papa guca inyuma nizihe mama? Iryo ni ibanga ry'urugo rwanjye nyabusa. None se ubwo wambwiye nanjye ntazagwa muri uwo mutego ninuba ku rwanjye. Ntabwo naguhisha mwana wa kandi ndi nyoko. Burya rero umubyeyi arangaye gato cyane cyane w'umugore ibintu biradogera. None se warangaye gute mama? Maze iminsi njagaraye ukuntu ngataha naniwe ngahitira mu gitanda. Ejo nuko ejo bundi nuko. Ndatekereza ko ari byo byahaye umugabo wanjye urwaho rwo kunca inyuma kubera ko asa nkaho yambuze rwose. Ariko mama ubwo ko kurumvira ari impamvu yatuma papa guca inyuma? Burya rega muri kamere y'abagabo baba bashaka kwitabwaho. Hari umuntu udakeneye kwitabwaho? Uraho sheri. Uraho neza amakuru kise. Nishimiye kongera kukubona nyuma y'iminsi myinshi ntakubona. Uziko nibazaga icyabaye nkakibura. Na nimero yawe ya telefone yari yananze gucamo neza pe. Sha uzi ukuntu narataye umutwe. Sheri maze iminsi nshakisha amafaranga y'ibirunguranwa ahubwo nkuzaniye inkuru nziza. Inkuru nziza? Ko numva se watangiye gutuma umutwe hakiri kare. Ubwo ubukwe nibwegereza bizacura iki? Ubukwe buzaba umwaka utaha nibwo bwagutesheje umutwe ku buryo ubona n'umwanya wo gukoresha telefone. Sha Sheri burya nagize amahirwe tonto wanjye wa mu bibiri yanyohereza amafaranga kandi ambwira ko azanyohereza nandi. Tumva rero twategura ubukwe amafaranga yabonetse. Reka ndumva usa nkaho wishe kuntumira. Gukora ubukwe uyu mwaka byo byibagirwa ariko. Nibaze rero nagutumiye. Gusa urumva nagutumira mu bukwe bwawe Sheri cyangwa bivuyemo sinabimenye. Ariko Sheri wowe ubwawe se wanyibwiriye ko udashaka gukora ubukwe mbere y'uko umwaka urangira? Sheri rwose unyihanganire kuba ngutunguje impinduka. Ariko ko ndagira ngo nkubwire ko tugomba gukora ubukwe bitarenze ku kwezi kandi rwose nuko bimeze Sheri wanjye. Umbabarire ubyakire amafaranga ntiwirirwe ugira ikibazo arahari rwose. Ngenda udakomeje ahubwo ari ukugira ngo wumve uko mvuga ariko siniyumvisha ukuntu umuntu apanga ubukwe mu kwezi kumwe akaba yanabukoze cyane cyane nkanjye w'umushomeri. None se Sheri uko numva nagiranye kamafaranga nari nayabonye kandi nkaba ntayabika ngo amara umwaka ntarayangiza baretse koko tugakora ubukwe. Ariko tonto wawe ntarinzi avumbutse. Naho se ayo mafaranga guteye gushyuhaguzwa bigezaho yangana iki? Sheri mbwira gusa niba bishoboka ko twakora ubukwe maze uribe ko ntahita nyabona. Umva nkubwire rero umukunzi wawe. Ndumva ukwiye kwikuramo ibyo bitekerezo. Ese ubundi kuki wafashe icyemezo wenyine? Naho nge nta gitekerezo mfite nakungura. Rwose kama ntumbwire ko utabona ko turambiranye. Ndumva umwaka wose ntararongorwa kandi nta kibuze bindambiye. Ndambiye urukundo rwacu rukagira iherezo. Dukwiye gukora ubukwe ibintu bikava mu nzira. Sibyo? None se ubu nibwo wibutse ko dukundanye igihe kirekire? Cyangwa niba rukurambiye mbwira tubivemo aho kunkoresha ibidashoboka. Oya Sheri nukuri ndagukunda kandi nawe urabizi. Ariko rwose ndashaka ko dukora ubukwe kandi bitarenze uko kwezi. Nifite n'ubwoba ko ushobora kuba waranteye inda nari mu minsi mibi. Ariko se ubundi ibi bintu ni gusara? Ari ndakumva. Bakuroze cyangwa nawe izo byindi uvuga byo niba wari uri mu minsi mibi ntari mu minsi myiza. Sheri ndi muzima rwose kandi ndakomeje kuko nibirenga ku kwezi twakoze ubukwe amafaranga yose mfite zahita nyokoresha ibintu. Ariko se amafaranga ko atabora akaba atanamungwa akaba atanata agaciro uko yiboneye ubundi yabitse muri banki yabiki? Oya rwose Sheri sinshobora kuyabika ahubwo mbwira iby'ingenzi nategura ngende ntangire nitegure. Ntugire n'ikibazo cy'inkwano rwose nayo ndayafite nushaka umbwire nyaguhe none. Umva ari Karama. Nge sinshaka kumva izo nzenya zawe kuko ndumva urimo gushaka kuntesha umutwe gusa. Nyamara urangira ubusa kunyumva kuko ngenda ndashaka ko dukora ubukwe kubera ukuntu ngukunda. Ba wihanganya ari reka nanjye mbanze mbitekereze. Nese ubwo dukora iki? Ubundi se ubwo wabuze iki koko? Ko nakubika amafaranga nyafite niye mpamvu wanga ko dukora ubukwe. Kanguka untega amatwi nkubwire. Ndakumva. Nge ntabwo nshobora gukora ubukwe butunguranye nkaho ari ibyago ngize. Ngomba kwitonda kuko nta kinyirukansa. Ubwo rero niba gukora ubukwe bidashoboka reka tubane dusezerane ku murenge hanyuma uzaba ujya gukwa nyuma.
cyangwa uzanabyihore ntacyo bitwaye n'ubundi ubukwe nubwo kumara amafaranga gusa kandi bubarimo. Ari aho ni waba wasinze? Ntabwo nasinze, ahubwo ntabwo ndi butahe, ndumva naniwe cyane utakinkunda. Ari ndakumva. Arine Karame. Ushatse kuvuga ko utari butahe rero? Ndumva wagira ngo hari wakunterereje ariko si gusa. Baza ugenda ushyira ubwenge ku gihe, ubundi uzagaruka unsure kuko ubu ndabona utari tayari. Sheri ntabwo nasaze rwose, ariko ubundi igihe nihanganiye ntigihagije. Arine. Karame Sheri. Ndagira ngo nkubwire ko ikibazo ufite nkizi neza, kandi uko urushaho kunyegereza niko urushaho kuntoneka igisebe kitazapfa kinakize ku mutima wanjye. Mbabara nsohokere mu nzu Ari. Kama hari ikintu mpishe? Hari ikintu nguhishe. Hanyuma se wambwije ukuri? Ngaho reka twese tubwizanye ukuri. Nta kuri kwawe nkeneye Ari. Njyewe ndakubonamo undi muntu utari Arine nsanzwe nzi. Yo Sheri wibabara, niba udashaka kundongora rwose nyihorere, ariko utuzi ngiye nkubonye ubabaye ibintera ishaba. Ari mbabarira umbwize ukuri, koko uratwite? Hanyuma suririrwa umbaza ibyo wakoze ntubizi. Niba ari nabyo ariko wagize uburangare Ari, uretse ko ntekereza ko niba unatwite yaba atari iyanjye. Ariko abahungu mwabaye mute koko Kama? Ubundi se hari umugabo wemera ko ari we wateye inda? Nta wundi nigeze ndyamana nawe mu buzima bwanjye uretse wowe. Wibabara Ari, niba uzi neza ko ari jye waguteye inda, nta kibazo tuzabiganiraho ubutaha. Ariko niba uzi ko ari undi, uzabage wifashe. Yego mana, ariko urumva ari nde wantera inda atari wowe koko? Erega ntabwo ndi indaya Kama. Ntabwo nakwise indaya ariko Ari. Ahubwo ndibaza ukuntu watinyutse gutwita kandi uzi neza ko nta bushobozi dufite bwo gukora ubukwe, hanyuma tukitegura n'ivuka ry'umwana. Burya rero ngo agaseke k'umugisha gahora kazunguruka. Buri Imana yemeye ko ntwite izampa n'ubushobozi bwo kurera umwana nzabyara. Ari nizere ko uzanye igisubizo cyiza. Uraho ari kubundi? Ndaho se ndaho mu biki ko Kamanzi yankura inzira ku murimo, ndetse twaranarakaranyije cyane. Kamanzi yampakaniye ko adashobora gukora ubukwe butunguranye. Nashatse no kurunara ngo wenda nzaye mugerekereho mbere bamba. Ubu tubigize gutari? Ko narinzi ko ubwo ubonye amafaranga ikibazo gikemutse. Ubwo nyine urashaka igisubizo? Ngo se nakomeza kwiherana ikibazo njyenyine nkaho inonda ari njye wayiteye. Urabona rwose nabigenza kutari? Ariko sharika nkwereke. Aho mbeshya numva iyo mitwe yawe. Hariya nkora barashaka umukozi, uretse ko ari uwo mu rugo. Uriya mama ko nabonye ari umukire cyane, buriya nakwinjira yo gute? Yewe arasuzugura byo. Ubwo rero yari yansabye kumushakira umukozi wo mu rugo, kuko bahungu be n'abanyeshuri kandi nyina wabo aba ari ku kazi. Ubwo rero ejo uzaze nkujyaneyo, hanyuma nyine ubwo uzakoresha ibishoboka byose ushake uko waryamana n'umwe muri bari abahungu be. None iyo nda yawe izamwitirirwe kandi ntazabihakana kubera ko inda yawe itaragaragara. Ubwo urumva ko umuntu urangije amashuri yisumbuye najya gukora akazi ko mu rugo koko? Biterwa n'icyo umuntu ashaka nyine, kandi uramenye ntuzabereke ko wize. Humura, ibindi byo nzajya nguha amafaranga buri kwezi azajya gufasha kwitunga no gutunga uwo mwana uri mu nda. None se papa Fiye, ndakumva rwose. Kunumva abahungu ari abasirimu, bari urabona bazemera ko turyamana n'agakingirizo. Ubwo imitwe yacu kuri Kamanzi yanze gufata, tugomba kureba ukuntu twayitekera abandi. Naho agakingirizo nashaka gukoresha uzamwemerere, amaherezo ariko azakarika. Sigaye numva nifitiye n'iserere. Hari n'igihe iwacu bakaranze ibiryo nduka. Ndumva rero akazi ko mu rugo byangora kugakora. Ariko uzi ko uri umwana koko ari? Wagerageza iminsi mike uzamenyera. Hanyuma se nsambanye n'abatambaye agakingirizo bakanyiterera sida, sinjye wawizize. Reka humura, abantu bose siko barwaye sida. Wowe menya ko dufite ikibazo kandi tugomba gukemura mu buryo bwihuse. Urumva? Uranshuka ngo nkomeze ngereke ibyaha ku bindi wowe garamiye. Ni wowe ubizi ko ngaramiye. Uzi ko kuva wambwira ko twite ntarongera kugoheka. Ndara ndi maso bukanyeraho. Kureba se byaguhangayikishije atari wowe uyitwite. Ibaze ngewe uyibunga naho ngiye hose. Ariko rero ari Karame. hagati aho narakugaye rwose. Uzi ko wari ushatse kunsenyera urugo Imana igakinga ukuboko. Ari ngusenyera uko ntese. Kubona ko kutinyuka ukabwira Fiyete ko ari njye waguteye inda. Uzi buriya kaga wanshyizemo.
ntabwo ari njye nanjye nari nataye umutwe kandi rero umenye ko Fiyete ari inshuti yanjye kuva oya warahemutse ariko nuko nyine umugore wanjye burya acisha make cyane naho ubundi umuriro wari ugiye kwaka neza neza ko wumva acisha make se wamucaga inyuma ujye ariko rero nawe wabigizemo uruhare ari wanga se ngiye nari kugufata ku ngufu siko burya nabikubwiye ni ikintu nkabona norose wabyukaga pe nanjye rero narikiniraga ntabwo nari nzi ko wabitinyuka nabonaga umfata nka Fiyete sinzi rero ukuntu wiyongoje ushaka ko turyamana ariko burya umubiri ni imbwa kabisa ndabibonye buriya nari nasazi cyangwa nari nahanzweho koko se koko abantu ntibazajya bambaza uwantenda nzajya mbabwira iki koko uzababwire ko yiguteye yapfuye cyangwa yagiye mu mahanga rego umenye ko amaherezo yose umwana azavuka kandi rero umenye ko ashobora kuvuga asanga mbona abana bawe bose musa gusa byo ntacyo byabitwaye burya abanyarwanda hafi ya bose bafitanye agashusho ahubwo ikibazo ni uko we wabyemeza ko umwana ari uwanjye rego umenye ko n'umwana afite uburenganzira bwo kuzamenya se oya humura nakura tuzabimubwira rwihishwa ibyo wigira ikibazo rwose urumva azaba abonye uburenganzira bwe agomba kukubona akakwita papa akagukinisha hanyuma nawe ukamwita ibyo ndabyumva ariko rero umenye ko mfite undi mugore ntabwo ngusabye ngo ndongore ndashaka ko udahunga inshingano zawe so wabikoze se ndakubeshyera ni njyewe rwose kandi uramutse unambeshyeye byazamenyekana nibyo rero nubwo nshakiye akazi umunsi nabyaye nzakuzanira umwana wawe ye ubwo wabitinyuka ubwo se uramutse unzaniye uruhinja rwarirwa nande kuzi ko twacuze ko mva mwacuze se wanteye inda oya nta mugabo ucura hacuze umugore wanjye nibyo rero uzaba umushyira murere uraho yego ni wese witwa Rine wa musaza utwara ikamyo yacu yambwiraga ni njyewe okay ndabona ufite n'isuku ndibwira ko uzagashobora rwose nje kugasaba ngashaka nzagashobora humura numva wahita unagatangira kandi muri bizajya bikorana ujye umbwira nkwereke uko wabigenza yewe ni n'ubwa mbere tubonye umukobwa mwiza nkawe usobanukiwe ndumva na mama ari bwishime rwose wow birashimishije gukora hano ari Karame kumbona ujijutse nk'umuntu wize kugeza mu wakangaye ubundi se mukeneye umukozi wize amashuri angahe reka nta mashuri da ni ngombwa se ko umukozi wo mu rugo agira amashuri menshi apfa kuba azi gusoma gusa kubera ko akenshi mama arandika ibyo umukozi ajya guhaha hanyuma agashyira agapapuro ku meza nanjye ndabizi humura nuko gusa ubuzima buba bwanze yewe nzakora ibyo nshoboye byose nkumara ku gahinda ngukure mu bwigunge cyangwa uri imfubyi ari wabimenye mbese yo yanganisha ubundi se niba atari ibanga wize amashuri angahe mva nkubwire ndakumva ari ndagira nkubwire ko neza oya aho ishaka kumbeshya rwose bose waba warize hanyuma ukaza gusaba akazi ko mu rugo ni ubuzima ntabwo ari njyewe yo birambabaje ni ukuri kw'Imana kuko wabuze akazi none se ko nta muntu nzi umuntu ushobora kwishyikiraho n'uriya mushoferi wanyu nawe rero yanshakiye ko ashoboye maze rero ntubwire mama ko wize nakubaza iby'amashuri umubwire ko wizabanza gusa mama wawe yanga abantu bize se ntabwo ari ukubanga ahubwo yajya agira isoni kubera ko umurusha amashuri kandi uri umukozi we cyangwa akibwira ko ugenzwa na twinshi gusa ikindi cyaba cy'ingenzi atari akazi cyaba ari nk'igiki aho gucicika we numva imodoka ije agomba kuba ari marusha mwiriwe mama uyu mukobwa ntiwaheze kuri ubu uraho yewe mukuru muraho yazanywe na shoferi ngo niwe wamutumye umukozi umukobwa w'umusirimu gutya ubu se arashaka akazi ko mu rugo niko yewe mukuru Karame si ubundi witwa nde nitwa Rine ufite ibikuranga se ari kubera ko twebwe ntabwo tujya dupfa gukoresha ababonetse bose cyane cyane abatagira ibyangombwa indangamuntu ndayifite rwose nta kibazo nizere ko iyo wabaga wari ufite ubwisungane mu kwivuza hari igihe usanga abakozi bibwira ko kwivuza bitabareba hanyuma ugasanga igihe barwaye bagora abakoresha babo mituweli ndayifite aho rero Claude nakubwira imiterere y'akazi akubwire n'amafaranga abandi bakozi tubatangiza bitabujije ko uramutse ukoze neza twazakongeza murakoze mama
ndakumva mwana wawe. uretse ko mushatse mwamuha akazi ko muri alimentation nabonye yarize. kandi koko no muri alimentation dukeneye umukozi de. hanyuma se wize kugeza mu wakangahe ari? nari narangije imyaka 2 muri kaminuza. ye ukaba ushaka akazi ko mu rugo? none se wize ibiki ari? nize icungamutungo aribyo bita management. nuwo nari nkeneye. yego mama. nashakaga umuntu wo kunkurikiranira business yanjye. noneho ndumva nta kibazo. ubwo wo mu rugo tuzaba tumushaka. mama wari uzi ko burya ari n'imfubyi? yo ariko ibintu usigaye mbona muri urugo ni ibiki? ibyo ubona bidasanzwe se ni ibiki? ese ko nuvugira ku mutsi w'iriye wabaye iki mu mafie? niko fie karame nyoko yabaye iki? ntabwo mbizi. ariko kuki ushaka kumburitsa umutima papa fie? kamfakana ubu koko ibyo nkora urabona atari ukunkabiriza koko? nagize neze kandi ko nanjye nagowe. ariko papa buriya koko wahinduwe n'iki? kera wajya gutaha wishimye ukatuganiriza ukabaza mama makuru, ariko muri no minsi usigaye utaha urakaye wirakaje unanatungana. yewe yabuzwa se n'iki kwirakaza? ari ne ntaba yamuhaye keya. aba yamuhaye keya. ariko ibyabaye ko byarangiye kuko muzakomeza kunyura icyaha nakoze kugeza ryari? singaho noneho wamwiyegereje. ese buriya papa fie uriya mukobwa umukurikiranyeho iki koko? kandi uriya mukobwa uzamukuraho imbwa yiruka. icyakubwira ukuntu kamanza mpigira nkaho hari uruhare nabigizemo. uzi ko yavuze ko azashaka abandi basore ngo bakamfata ku ngufu mama? ngo bagira bate? azi yibeshya bikinisha arebe uko imbwa zimurya. none se ugira ngo warasetse papa fie? erega inkuru yabaye kimomo. kimomo ibyo ukora byose umenye ko washyize umuryango wawe mu kaga. ariko ibyo bihuha kuko bikwirakwizwa nande? abantu b'iki gihe babaye batera. ese ubwo bamfunze mwakunguka iki? kugufunga si byo dukeneye. icyo dukeneye nuko wakwisubira tukongera tukabana neza papa fie, tutishishana, tudakekana, twubahana, mbese dukundana nka mbere. ngewe rwose mbabazwa n'ukuntu abantu bose birirwa bavuga ngo papa ni sugar daddy. ewe ujye ubima amatwi mukobwa. ntuzajye wishinga ibyo bakubwira rwose ujye ubihorera. ariko koko buriya ubundi zirangeso wazadukanye ute papa fie? rero buriya abantu bajyaga babivuga nkagira ngo ni urugambo rw'abantu. none koko reka mbwize ukuri rwose ni ibyago nagize pe, singiye kukubeshya rwose byarangwiririye. hanyuma se papa niba wemera ko ari wowe wateye inda Aline, kuki mwashakaga kuyigereka kuri Kamanzi? yegora yewe burya ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye. byari ugupfunda imitwe ngo turebe ko bwacya kabiri. sinumva se ko Aline yabonye Kamanzi bidafasha agahita ashaka undi ayegekaho. cyakora niba uzi ko rero wateye Aline inda, reka kuzegeka ku bandi, uzamureka byarazana umwana tuzamurera, sibyo mama? ko bahimba batera amadase hari ubwo bibaza ku ngaruka zizavuka nyuma yaho. cyakora wa mugani wa Fiete aho kwirirwa muhunza imitima, rwose uzazana umwana nzamurira. Mutete nawe mwana wanjye Fie, murakoze, Imana ibahe umugisha rwose, munyeretse urukundo pe. singiye kukubeshya rwose, najyaga mbitekerezaho nkumva mbuzaho mbihera rwose neza neza. ntabwo byoroshye uretse ko kubaka ari ugushinyiriza. ikibazo gusa nuko Aline yamaze kwemeza Korode ko indariye, kandi Korode nawe akaba yaremeye. ibaze n'ukuri kw'Imana, ubwo se nabyara igihe kitageze ko Korode nawe mwiyiziye, urumva batazahita bashwana? niba Korode amukunda azabwira Aline aduha umwana wacu hanyuma ajyana Aline. ubwo tubyumvikanyeho rero ndumva nta kibazo gihari. kandi rero rwose murakoze kundema agatima, munyeretse ko muri kumwe nanjye muri byose. erega buriya bisakuje bamfunga maye. iyo bagufunze se buriya koko bagufunze se waba wizize ko? nizere ariko kutazongera ngo nongera. nuko nyine burya ngo nta usaza atiyangirije. naho ubundi mushyira umutima mu gitereko, ibyo nakoze nanabikoze kandi ntabwo nakongera. umeze mutesari? meze neza rwose nta kibazo, nasigaye mfite umunezero uhagije. hanyuma se bya bindi wamaze kubipanga na Korode? niko bimeze rwose, ahanga pe. uzi ko burya twaryamanye hadashize n'icyumweru. ari wamaze kubibwira Korode ko twita inda ye?
nyine nawe urabyumva amaze kumubwira ko ntwite inda ye yahise yirakaza atangira kwibaza uko tubigenza atangira kuntunganya ngo kuki ntamubwiye kare ngo tuyikuremo ariko nyine yabuze uko abigenza aratuza. ari mbabarira ubihindure. Kubera icyo ushaka ko mbihindura? Ihangane rwose ubwire Claude ko indatariye. Ntabwo byashoboka rwose, namaze kubimwemeza kandi yarabyemeye. Sinumva rero impamvu ushaka ko mbihindura. Ari nyumva nkugira inama. Urumva? Claude amaherezo amenye ko indatariye akacu kaba gashobotse, banyirukana ku kazi kandi nawe ntabwo wahaguma. Claude yemeye ko tubana, sinzi ikibazo ufite rero. Niba yaremeye kukurongora azakurongora ariko uzama umwana wanjye bitihise. Nsubiza amafaranga naguhaye cyagiye wari wantesheje umutwe. Amafaranga wenza yagusubiza ariko ureke nibanire na Claude shaka papiye. Hanyuma se nakurongora nyuma kazasanga umwana ataro. Uzabigenza gute? Gusa urumva sabwirwa n'icyo abana bose ntibasa. Nzabyara umuzungu. Erega umenye ko Claude yize. Buriya azabara igihe mwaryamaniye, hanyuma azarebe ko byari igihe. Kandi rero wibuke ko waje hano umaze amezi 2 yose utwite. Papa fiye, naretse Kamanzi kubera wowe. None na Claude mureke. Erega byose ni inyungu zawe. Aho kuzabana nabi na Claude samaze kumenya ko wamubeshye, wamubwije ukura akakurongora cyangwa akakureka. Mbega ikizame gikomeye. Gusa urumva batazahita banyirukana hanyuma nkandagara. Umva nkubwire, niba nakwirukana nzagushakira kandi kazi cyangwa nyiguha ku mafaranga yanjye ariko ntunteze ibibazo. Cyo kora nanjye ndumva ndabiye gora ngereka ibyaha byanjye ku bandi. Claude ndamukwiza ukuri nashaka nyange. Ariko rero wamubwiza ukuri wagira uti uramenye ntuzamubwire ko ari njye waguteye inda. Fa kandi nese nibambaza uwo yinteye ndababwira ko ari. Ubwo se ni ngombwa ko wagushimuza? Uzamubwire ko atariye gusa nta kindi. Nzi ko ngiye gusezerera ku bukene kubera ko Claude waba ari abaherwe, none urashaka ko nsubira ku kanjye. Menya ko ibyinshi byotsa amatamari. Gusa urumva uzantungana n'umugore wawe bigashoboka? Kugutunga byo ntibishoboka kuko ntabwo naguhari ku mugore wanjye kandi nawe urabibona. None se niba tutazabana waretse Claude tukibanira? Erega burya ikinyoma gihabwa intebe rimwe. Niba kandi Claude agukunda ntibizamubuza kukurongora. Ujye ubona se abandi bakobwa babyariye iwabo ko barongorwa kandi bakagira ingo nziza. Ntabwo amahirwe araya bose ariko ntabwo rero izi ikintu kimpangayikishije. Uhangayikishijwe n'iki se kandi? Kandi utemera ko Claude ndongora nzaza mbibwira umugore wawe ko wanteye inda. Icyakubwira ko ari we wangiriye inama ko nubyara uzama umwana wanjye. Urabeshya papa fiye? Ndakubeshyera iki se? We na Fiyete banyicaje hasi tubijyamo inama rwose. Byose twarabirangije. Siko Fiyete ari umwana mwiza. Cyokora ari nkurikije ukuntu nateye umuryango wanjye agahinda. Ntabwo rwose nzongera guhirahira na rimwe ncinye mu mugore wanjye. Injira. Murakoze kuduha kare mu biro byanyu sheri. Bitari. Byiza buhoro. Kweri cyari buhoro ari. Humura namaze kuvugana na mama. Ubu nta kintu gisigaye ngiye kwitegura ubukwe. Kandi rero ntibizatina amafaranga yo kubukora arahari. Kuyikanze sheri. Ubaye iki? Mujyane kwa muganga se? Oya humura ntacyo mbaye. Ese ubundi mama arahari? Yewe nasize yicaye muri sala areba filime. Ese ubundi uramushakira iki? Ndashaka kumusaba imbabazi. Musaba imbabazi se wagize ute kandi? Naramubeshye. Ye? Wamubeshye ngo cyari? Nako si we nabeshye ni wowe nabeshye. Mbabare wirari. Udatuma nanjye ndira rwose. Niba ari njye wabeshye nta kibazo rwose ndakubabariye. Cyaha nakoze kirakomeye kuro. Uri mbabarira ntabwo nkwiriye kubabarirwa. Ye? Uricuza ko twaryamanye se? Ngwino dusange mama hanyuma mbihaneho mwembe. Hakuga ikintu ushaka kubwira mama udashaka kumbwira koko ni igicyari. Nge ruvunteye ubwoba rwose. Reka nkubwire kuro. Genda ubwire mama wawe mureke gutegura ubukwe. Ye? Ugize ngo cyari? Hakurambenze n'ukuntu mama amaze iminsi rwose ahibikana ngo ubukwe bube vuba. Ari wari umukozi wo mu rugo. Hanyuma mbwira mama guha akazi keza. None ibyo byaye koko? Nibyo nkoze? Kuro mbabarira w'intera gahinda. Gukubenga sinakubenga. Ahubwo nanze kugwa mu ruzi rw'itekiziba. Ngaho uretse nkubwira ikibazo mfite. Ariko ubwo uruzi uvuga nagwa mu n'uruzi nyabaki kuko. Kuro
ngiye kukubwira ariko mbabarire unsabire mama imbabazi ntanyirukane. humura mbwira ntabwo akwirukana ari ndagira nkubwire ko iyi nda ntwite atari yawe. ari niba atari yanjye ni yandi wimbaza uwayinteye kuro menya gusa ko uyu mwana ntwite atari uwawe. none ukaba ushaka kujya kubwira mama iki? ndashaka kumubwira ko uyu mwana ntwite atari umwuzukuru we. cyangwa mama ntumuzi uzi ko ari buhita ahagarika ubukwe ubwo urabizi? nashaka buhagarike aho kugira ngo azabimenye twaramaze gukora ubukwe. ibyiza ni uko yabimenya mbere. reka nkubwira ari reka twikomereze ubukwe bwacu hanyuma uzabyare yewe nzanaguhemba rwose hanyuma ariko umwana namara gucuka uzamuhese. kuro burya imfura bigezaho uzi ko burya koko nkunda nk'uko wabimbwiraga. umura sinaguterana ari tugomba gusangira akabisi n'agahiye cyakora gusa mbabajwe nuko wanciye inyuma. ntabwo naguciye inyuma kuro ahubwo umuntu ashatse yavuga ko ari wowe waciye inyuma yinteye. ntuzi urashaka kumbwira ko waje gusaba akazi wacu twite? burya nari ntwite inda y'amezi 2. ye uri ukuntu wambwira ngo kuva wavuga nta wundi musore wari wabona uretse njyewe ibyo utangiye ntabwo ari byo ari. sha narakubeshyaga kuro ntiwambabariye se? hewe burya koko ururimi ntawe ruhuriye n'umuntu. hanyuma se warese tukabibwira mama shakuro? mama mwihore naza kumwibwirira ni njyewe uzi uburyo ndi bubimubwiremo. nabimenya aranyirukana sha. oya ari humura mama arankunda cyane ntabwo yakanga icyo mubwiye gusa wowe uramenye ntugire undi ubibwira. mbona ujya uganira na cya gisaza cy'igishoferi uramenye ntuzabimubwire urumva ari? ishyaka rwose iryoshye rwose. yewe ni munyemere mbashimire mwakoze kuza kwifatanya natwe mu byishimo by'umwana w'umuhungu Imana yaduhaye. cyakora rwose ari ne yakubyariye igihugu cyiza cyane. yifite urutwe hano wagira ngo ni Claude akiri uruhinja neza neza. ndabasaba ijambo mama ni mu makanya ngira icyo mbabwira. ijambo rwose ni iryawe mwana wanjye. ni munyemere twibwirane nubwo tuziranye ariko ndabona umugabo hano ngira ngo tutamenyeranye. reka wenda ari we mpera aha twibwire. wamugana twibwire rwose tumumenye. njye nitwa Kamanzi nkaba naje kureba umwana Aline yabyaye. waje kureba umwana wenyine se cyangwa waje gusura n'umubyeyi? njyewe naje kureba umwana ari niwe nsanzwe muzi. tumva ariko uyu musore hari ikintu adukinze. umwana kirahari rwose. umwana se waje kumureba iki? niba udashaka kureba abamubyaye yasimbyumva abundi se. ariko ubundi uyu musore mwe musanzwe mumuzi Claude? reka da ntabwo rwose nari muzi keretse niba ari nari we baziranye. muraziranye ari? Kamanzi turaziranye twarareranye. niba ari nabinyemereye ndifuza ko yagira akanyabuga bakavugisha ukuri ku birebana na se w'uyu mwana yabyaye. ariko uyu musore asikatumwara niko reka mbabaze umuntu ajya mu rugo rw'umuntu agatangira akabaririza se w'umwana nk'aho atareba nyir'urugo. ibi ni ibikira. nyamara ibyo Kamanzi avuga bifite ishingiro. buriya Aline niwe wamara impaka abantu. iki ariko wabaye utefiye ndakuzi ishanuka ryawe ibyo bijemo gute kandi? uyu mutwama papa fiye yete n'inshuti yanjye nta cyangwa atazi rero. murashaka kuvuga se ko uyu mwana atari uwa Claude? ko atari umwuzukuru wanjye? ko numva ngo mukantura niko kuro. karame mama. aya macenga yawe nari ni macenga nyabaki. erega ihangane mama amaherezo. ihangane iki? niba mubinyemereye ndashaka kubamenyesha ko nanjye ndi se w'uyu mwana. aka ni akaga. akaba ariyo mpamvu naje kumwita izina. kahore. ariko noneho akarakomeye rwose. nanjye nzaba mbarirwa. yewe shoferi se niko shoferi urabivugaho iki? ariko se murabona iki gihe ari cyo kubaza se w'umwana koko? ibintu ni ibiki koko?
ntabwo muzi ko igihe cyo kwita izina se w'umwana agomba kuba ari utanga izina yaritanga yagira cyakora njyewe naragenze ndabona ibi n'ubwa mbere mbibonye mu buzima hari ahandi mwigeze mubona umwana afite base barenze umwe uba yasama hano erega ntabwo umwana afite base barenze umwe ahubwo mu bagabo batatu bari hano byanze bikunze harimo se w'umwana sari ko mbona udakoma watumaze amatsiko di niko ari ko ntacyo uvuga oya se w'umwana ninde mama Kro rwose mwigora ari mwikurirwamo umushimuza bigeze aho ngaho kandi ataratora agatege Aline twariganye ndetse twarakundanye cyane mwaramase umwana yabyaye rero ntabwo ari uwa Claude nta nubwo ari akamanzi ngaho da ibyo uvuze si byo fiye Aline yahoze ari fiance wanjye hanyuma aza kumbwira ko namuteye inda hanyuma nanirwa kumurongora kubera ubukene kuba rero yararongowe na Claude bivuze ko nakwamburwa uburenganzira k'umwana wanjye ngo nuko ndi umukene Aline natumara impaka yewe ko Aline yibwiriye Fiyete ko papa wa Fiyete ari wamuteye inda ntabwo rero byakumvikana ko umwana yitirirwa abagabo batatu ariko njyewe ubu numiwe ubwo mundeba ubu numiwe niko Kro ibi bintu nta kintu wari ubiziho nimutuze ibyo muvuga bifite ishingiro rwose kandi ntimugire impungenge ikibazo twaragikemuye nge na Aline mwagikemuye mute Kro nta soni ukaba waruzi banga hanyuma ukarimisha kugeza aho umwana avukiye ubizi ko utari se nanjye ndi nyoko urandenganya ariko mama nkurenganya iki iyo nza kubikubwira ntabwo ari kwemera ko nkora ubukwe nge na Aline ntabwo nari kubyemera nyine ubukwe bukarorera ariko nturongore umugore w'abandi nta soni mama urukundo rakunze rero ndwara kunyemera kumuterana mama wabuze abandi bakobwa kandi rero uretse ubusambo burya umwana wese n'umwana kandi nta cyaha aba yarakoze aramasi kandi se w'umwana yabonetse ngaho mumuhe singuse ikibazo nuko nanjye se w'umwana ntamuzi ariko yamuvuze ko ahari niko ari ise w'umwana ninde ari ese kuceceka urabona bizahereza hema uribwira se ko umwana wa rubanda azakomeza kunyunyuza imitsi y'umwana wanjye nk'aho atagira se nako yanjye tubwire se w'umwana ni wowe umuzi gira vuba kandi nimwihangane nzamubabwira umunsi utaruye ariko ari urimo uradukina ibiki kuki se ushaka abantu baguma mu gihirahiro niko ari kuvuga se w'umwana bisaba amasengesho y'iminsi ngahe gira vuba ukura abantu mu gihirahiro gira kete niko uricacakeye rero nabivuganye na Claude umwana nateka nzamuhasa mubivugana iki kandi se w'umwana ahari wamumuhaye se erega n'ubundi ngo se w'umwana amenywa na nyina ari ibyo wankoreye umwana ukamugerekaho urusyo ariko n'ubundi abanyarwanda babivuze ukuri koko ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo naragenze ndabona muri uyu mukino akari mu nda y'ingoma kamenywa n'umwiru na nyirayo wanditswe na Mugiraneza Samuel mwumvisemo Aline mwakiniwe n'uwa Maria Olive Shoferi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Kamanzi mwakiniwe na Enatwe Josue Claude mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix Muteteri mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Fiyete mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette wabakiniye Fiona n'uwa Maria Cecile mutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier wafashe amajwi abakinnyi ni Mbarushimana Servirie ni mugira ijoro ryiza Ikinamico